turashaka kubohoza ibyo Satani yagize ingwate, turashaka kubohoza ibyacu Mana nishobora kutuzana mu mwiherero nta mpamvu. Teme yacu iri mu kubara 35 kubara 33 aravuga ngo ariko nimutirukana bene wanyu, nimutirukana bene igihugu bari imbere yanyu, abo muzasiga muri bo bazamamerera nk'ibihanda maso nk'amahwa mu mbavu zanyu, bazababera babisha mu gihugu mutuyemo. Amen. Sashimwe. Amasengesho nayo kubohoza ibyacu, ariko regera kumubwire ngo nayo kubohoza ibyacu, ariko biraza kubohozwa n'umunyembaraga, kuko iri jambo ryatangije ijambo rikomeye rivuga ngo ariko nimutirukana bene igihugu bari imbere yabo, abo muzasiga muri bo bazabamerera nk'ibihanda. Esa shimwe. Tugiye gusoma muri Yesuwa 9 here ku murongo wa mbere. Aravuga ngo ab'Igibeyoni bigira inama zo kwikiza barahanwa, bigira inama zo kwikiza barahanwa. Nuko abantu bose bo hakuno ya Yorodani, bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana Lebanoni, Abaheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaperezi n'Abahivi n'Abayebusi babyumvise bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yesuwa n'Abisiraheli. Ariko ab'Igibeyoni bumvise ibyo Yesuwa yakoze i Yeriko no kuri Ayi, bahinga ubwenge baragenda bihindura intumwa, bajyana amasaha ashaje mu ndogobe zabo n'imfunga za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye, bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo n'imyenda ishaje y'ubushwambagara, kandi imitsima yose y'impamba yari yarabagendeye iguye uruhumbu. Barahaguruka basanga Yesuwa n'Abisiraheli mu ngando y'i Gilgali, barababwira bati turaturuka mu gihugu cya kure, nuko musezeranye isezerano. Nuko Abisiraheli basubiza Abahivi bati ahari muri abaturanyi bacu, none twabasha dute gusezerana namwe? Babwira Yesuwa bati turabagaragu bawe. Yesuwa arababaza ati muri bwoko ki muturuka he? Baramusubiza bati twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe no n'izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko twumvise kwamamara kwayo nibyo yakoze muri Egiputa byose, n'ibyo yakoreye abami babiri b'Abamoni bo hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'Heshiboni na Ogi umwami w'i Bashani wari muri Astaroti. Ubwo abakuru bacu
bari mu gihugu cyacu bose baratubwira bati nimujyane impamba y'urugendo mujye kubasanganira mubabwire muti turabagaragu banyu none mudusezeranye isezerano kandi imitima yacu twayihambiriye mu mazu y'iwacu gishyushye umunsi tugaruka tukaza kubareba none yarabagendeye uyuhungu kandi n'izi mvumba twazujuje vino zikiri nshya none dore ziratobaguritse imyambaro n'inkweto bidusaziyeho urugendo rurerure cyane abisiraheli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabishobanuje Uwiteka nuko Yesu asezerana nabo isezerano ry'amahoro no kutazabica n'abatware b'iteraniro barabariho. Amen. Musomye amagambo akaba maremare ni inkuru turimo gusomera abantu benshi n'abanebwe bo gusoma Bibiliya asoma akarongo kamwe ariko iyo usomye inkuru yose washaka kumenya ibyo u Rwanda nabyo. Aho rero usomye inkuru ni inkuru itwereka umugabo witwa Yesu umugabo w'intwari umugabo Imana yatoragije mu bihe bikomeye umugabo Imana yabwiye ngo haguruka dore Mose arapfuye ariko ubwoko niwo buzamugeza mu Kanani. Ntabwo byari ibintu bimworoheye habe na gatoya yari afite ubwoba abantu yari ajyanye yari abazi neza ko ari ubwoko butagora ijosi abantu yari ajyanye yari abizi neza yuko ari abantu batumye Mose atagera i Kanani aratinya ariko Imana iramuhumuriza iramubwira ngo sinzagusiga. Aleluya. Iramubwira ngo sinzaguhana. Amen. Iramubwira ngo jyana ubwoko nzabana nawe. Cyari ikintu gikomeye Mose na Yeshuwa cyane ariko Imana yabanye nawe. Amen. Imana yabanye nawe. Imana iri guhamagaye igendana nawe ikabana nawe. Yeshuwa ibi bintu yari ahagazemo ibi bintu Imana yari kumubwira ni ibintu byari byarakomotse kuri sogokuruza wacu Aburahamu. Aleluya. Mana yaramubwira ngo va muri muri y'Abakaludaya iramubwira ngo nzaguha umugisha iramubwira ngo nzababaza izina ryawe iramubwira ngo muri wowe y'amahanga yose azaherwamo umugisha. Ugeze hanze gatoya mu ntangiriro 12 ikamubwira ngo iki gihugu cyose nzakiguha. Amen. Ngo hari mu Munyakanani Zimana kuzika guhagarika muri Kigali ikamubwira ngo iyi Kigali yose nzayiguha. Hari igihe bumva bitumvikana na Yesu rero niko yumvaga ufata ubwoko akabwambukana Yorodani ntabwo cyari ikintu kimworoheye habe na gatoya ariko nshima Imana y'abana nabo. Aleluya. Reka mbabwize uru rugendo yaruntera ubwoba uru rugendo rero aleluya ntabwo rworoshye gusiga inzu ya so nicyo kintu cya mbere nabonye kiremereye gusiga buwate gusiga kabirange gusiga parafika gusiga kosimosi gusiga urumogi gusiga sensi gusiga kamabwiri gusiga. Aleluya. Namubwira ngo siga ariko iyo ikubwiye ngo siga ihita ikubwira irindi jambo rivuga ngo nanjye sinzagusiga. Amina. Ngo kandi sinzaguhana nzagendana nawe nzabana nzaguheka ntarobereho ngo hanyuma ngo imvi zirinde z'uruyenzi. Imana ni data uyigana icyubahiro Imana ni data Elohim Adonai El Shaddai Imana nziza. Ayiwe igihe twahagurukaga mu miryango y'iwacu ntabwo twari tuzi aho tugiye. Haleluya. Ntabwo twari tuzi aho tugiye ariko twarahageze tuhasanga umurengezi we. Haleluya.
katumugarukeho. Umugabo w'intwari cyane, umugabo Imana yari itoranyije ngo ageze abantu i Kanani. Abantu yari afite ntiyari azi ko bazanamwemera. Bari barabonye ibitangaza byinshi nk'ibyo babonye. Bari barabonye inyanja icikamo kabiri ariko ntibemera. Bari baragaburiwe abantu mu butayu ariko ntibemera. Bari barabonye urutare ruvamo amazi ariko ntibemera. Yesu wagira ubwoba aravuga ngo Mana kamabwiza ukuri mujye mwubaha abashumba. Haleluya, haleluya. Mujye mubashyigikira, mujye mubashyigikira. Gufata imitwe ingana gutya Imana ikamubwira ngo aba bantu uzabageza i Kanani hatabuzemo n'umwe. Mana we duhe imbaraga. Ese warananirwa, ese wararuha, ariko igihe kigeze Imana ibwira Yesu amagambo akomeye. Iramubwira ngo hagarara hano nkwereke. Iramubwira ngo dore Kanani ngiriya yayirebaga nk'uko ndeba hariya hakurya. Iramubwira ngo kandi iyi Kanani irimo umuheti, irimo umuhivi, irimo umuyabuzi. Muzarya ibyabo ari uko mumaze kubarimbura. Yesu arahagarara bireba. Imana iramubwira ngo rero kugira ngo murye ibyabo mwinjire muri kiriya gihugu nuko muzabanza kweza. Ntiwabasha umunani utejejwe, ntiwabasha kurimbura ubuhinzi utayeshejwe. Ndakurahiye. Arababwira muri Yesu wa 5:18 arababwira ngo mufate abo bantu bavuye mu rugendo Yerusalemu bari mu rugendo rujya i Kanani, mufate abana bavukiye mu butayu ngo mubakebe. Byasobanuraga kwezwa, kubera ko ahantu mugiye kwinjira mugiye kwambara intwaro. Haleluya. Nimumara kubakeba ngo ibyo bambariye muri make ni ugusiramurwa muri iki gihe, ngo mubagumishe mu mahema yabo. Haleluya. Ngo nibamara gukira ngo bazakurwaho igisuzuguriro cyose abanyegiputa babasuzugura. Turashaka gukurwaho igisuzuguriro. Reka turi abantu bashaka gukurwaho igisuzuguriro, ariko turagifite we, turagifite. Niyo mpamvu amasengesho yaje kugira ngo abanyamahanga babandi batubaza ko Imana yakiriye dukurwaho igisuzuguriro. Amen. Ariko gukurwaho igisuzuguriro biragusaba guceka. Biragusaba guceka muri iki gihe ni ukwezwa. Amen. Haleluya. Imana itazi isezerano usanga imbere hari ikindi isaba. Iyo tubwiye ngo mugiye kwambuka Yorodani, mugiye kwinjira muri gakondo, ariko murasabwa gukebwa mugakira kandi mukaguma mu mahema. Pana kuva mu itorero mutarabulika ntimuzagera. Iri ni ihema Imana yadushyiriyeho kugira ngo uje wese akebwe. Haleluya. Kuko tuba tuvuye mu nzira ya Gihogera ndende nini tukaza hano mu nzira ifunganye, ugezemo wese ahinduke. Abatesalonike Pawulo na wavuze aravuga ngo kuko tutagikebwa imibiri ngo ahubwo dusigaye dukenererwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Igihe wakiraga Yesu rero wari wakiriye gukenererwa muri Kristo Yesu. Biragusaba kwicara, biragusaba kuba mu itorero, biragusaba gukebwa kandi ugakira, noneho ukambara teri. Umuntu se wakebwe ntakira burya yakwambara teri bigakundana? Yakwambara teri bigakunda? Yayambarira heza. Uzababone hari igihe baba bambaye amakanzu, hari igihe baba mbese gukebwa ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kandi bakebeshwaga ikigomba ngo y'amasarabwa. Gukebwaho amahane, ugakebwaho amatiku, ugakebwaho ubusambanyi,
kristo akaza akabushyiraho umuti. Niyo yaduhamagara mu masengesho nk'aya aba atuzanye mu ihema ngo atwomore. Yewe njya byarabambaza byari umwana wanjye wa mbere, byari muri 1996. Rumva ndashaje ndashimisha. 1996 twamaraga iminsi 3 tutarabona gazi. Aha hakuma hakaza muri bisebe kandi baba nta kintu wemereye kurya. Umuntu wari uri iruhande akomeza avuga ati mwansi ugiye amazi hano rwose ko numva numagana. Yari afite umurwaza umeze nka mama nawe niko yari ameze, ibintu byose yabijyanaga kumesa ngo ntaza kubyibagamo. Wa mugore arabyiba, yibitunda, yiba umuneke, tarabona gazi, aratutumba, araturika nka bombe, aratukwa umuntu araturitse. Muganga aza yiruka ati habaye iki? Ati wariye iki? Ati ntacyo. Tibyagenze gute? Ati ntacyo nariye. Ariko narize umwana wanjye agira amezi 3 bakimupfuka. Gusa njye sinanihanganye nkakirana, sibyo se? Nari nihanganye nakira. Ariko iyo ukebwe ntubashe kwihangana ngo ukire, bibyara infection. Amen. Bidusaba rero ko ukubita umunani biradusaba gukira, kandi biradusaba gukira tukambara teni tukarwana. Yesu ashimwe. Yesu aba bantu barakira, reka nihutishe, bambara teni, baragenda bararwana, barazenguka Yeriko, Yeriko irariduka. Amen. Imaze kuriduka binjira mu gihugu. Mana rero ababwiye ngo uzarimbure, ababwire iyi si twiyoberanije, iyi si utabaye mu mbaraga zima ntabwo wabona ukuntu yifatanya n'ibintu by'umwuka. Ngo baraza babwira Yesuwa, baramubwira bati twebwe duturutse ahantu kure cyane, twumvishe Imana yanyu burya ari Imana ikomeye, twumvishe Imana yanyu burya ari Imana ihambaye, twumvishe uburyo Yorodani yacitsemo kabiri. Ati tuza kumva n'ukuntu Yeriko yaridutse, ati tuza kumva n'ukuntu mwarwanye. Ati hanyuma abatware bacu baratubwira ngo tuze tuzane imvumba, impamba, ati tuze turebe iyo mpamvu. Uko babibwiraga rero abashumba n'abana beza uko babibabwiraga ari igihe mubitubwira tukagira impuhwe kandi mutubeshye mudushushanya. Uko babibwiraga Yesu niko yagendaga yoroha muza kumva Imana yacu rero. Mwumva irakomeye ndibaza ko ariko nyine atirahambaye. Ati turabyumva we, turabyumva we. Ati umwaka yewe byari bagirana ikiganiro. Ati rero tuvayo, ati twaje imitsi bishyushye, none mbere yatoye uruhumbu. Ati nyamure, ati twayizanye n'imyenda mishya, ati kubera urugendo rurerure, ati ducikirayo umushwambaka. Ati zimvumba z'amazi twazanye n'inzi, ati none dore zaratobotse. Yesu ati yo uziko mwarushye mwaragowe isi. Pole sana. None murifuza iki? Ati mba rero mushumba, turifuza gusezerana nawe. Mbega ko tuzabona abantu bishushanya, mbega ko tubonye abantu bishushanya, mbega ko tubonye abantu bavuga ngo amahoro mu mitima ntayirimo, mbega ko tubonye abantu b'amasega. Tubivane hirya tubizana, tubivane hirya tubizane muri korali, tubivane hirya tubizane muri worship team, tubivane hirya tubizane mu itorero. Abantu baza bakigira n'intama kandi ari ibihura amasega ryana. Ati mushumba, maze abashumba rero ibyo byose ngo amaboko
ngo yaranguriye kubihobera no kubyakira no kubitunga no kubibika. Yesu arabareba, impamvu ndi kwibanda ku bashumba cyane nuko ndi kuvuga umushumba. Yesu yari umushumba. Amina. Arabareba ati yo none murifuza iki? Ati turifuza yuko mwadukorera isezerano tugasezerana namwe tukazabana n'Imana yanyu tukaza. Yesu aravuga ati umva ukuntu urugendo mwagenze n'ibintu ndetse ngo yemezwa n'ibyo kurya byabo byatoye umuntu, yemezwa n'imyambaro yabo yashwanyaguritse ngo adasobanuje Imana. Twishwe n'iki? Twishwe no kutegera Imana no kudasobanuza Imana. Mana ajya gucuruza inyanya, Mana ajya gucuruza inyanya, Mana ikakubwira ati genda ukazicuruza abakiriya biza. Buri kantu kose Imana ikeneye ko tuyegera tukayisobanuza, kuko ntabwo iyi si twayishobora gutegera Imana tudasobanuza Imana. Tutegera ntabwo twabishobora. Mana duha kuyegera, kandi Imana yo mu ijuru ibaha icyo mwifuje kuko mwaje kuyegera. Twaje kuyisobanuza Mana, twaje kugutaramira Mana, twaje kukubwira ngo isi iraturembeje, abantu batwiyobereje. Ayiwa ntituzi abavuga ukuri, ntituzi abatavuga ukuri. Ayiwa ntituzi uko tugomba kugenda, ntituzi uko tugomba guhagarara, ariko turabana bato. Anyway, Yesu arasinya nk'umushumba ashyiraho sinyatire. Abakuru barasinya bashyiraho sinyatire, turabakiriye, bashyiraho n'akaririmbo, turabakiriye bashyitsi beza, turabakiriye batasobanuje Imana. We elewa Mana niturengere nindengere ibyo barimo kutangaza Imana n'amahoro turabakiriye bashyitsi beza, Imana n'Umwana n'Umwuka we nabibahobere. Turabakiriye ababeshi abanyamahanga barimbuzi. Mana imbaraga Mana dukora ku maso, Mana duhana amatwi, Mana duha imbaraga, Mana ntabwo twabishobora tudafite amaso y'umwuka, ntabwo tubishoboye, ndakumvise ntabwo tubishoboye. Duha amaso y'umwuka, duhe kumva iby'ijuru, duhe kubona ibitaboneka, duhe kumva ibitumvwa, duhe Mana we Mana barabakira we, barabakira ibura bisambo biraramya we, biraramya uruwe tidora abakirisitu we, tidora abakirisitu. Amen. Bararamya, bararira, barasimba, abibicyuya, barabyakona. Ayiwa bisambo birura. Misa tirashira. Musi wa Yesu ataragira iyerekwa, abakuru b'itorero bataragira iyerekwa, abaririmbyi bataragira ishyurirwa. Mana turengere, Mana turengere. Misi itatu ni myinshi, ubana n'abantu biyoberanyije we, ni myinshi cyane, ni
abundamo minsi 3. Minsi 3 irangiye, Yesu amenya ko ari abahivi, amenya ko batuye hano aha hasaga Kicukiro hano. Niba abaturage baramubwiye kurimbura, Marika avuga ngo nimutabarimbura uzabarimbura. Ayiwe, iteraniro ryose rirapfa. Tubigenje gute we? Twabana ni babandi Imana yavuze ngo murimbure Umunyakanani, none twakoranye isezerano. Turabigira gute? Iteraniro ryose ryitotombera umushumba, dore ko abashumba bagowe. Baramwitotombera hafi yo kumutera amabuye. Kuki mutabanje kubabaza? Kandi yarababajije pe, yarababajije ngo muri moko ki? Baramubeshya ayoberwa ubwoko. Barangije baravuga ati noneho byarangiye, twakorana isezerano. Bakora inama ya komite, abo bantu tubagire gute? Baravuga ati noneho twakorana isezerano, ntidufite ububasha bwo kubica kuko twamaze kugirana isezerano. Imana yubaha isezerano, uryice urikore ubyemere ubyange, Imana yubaha isezerano. Aho ikuzi nawe kubara, Imana yubaha isezerano. Isezerano riragukurikirana. Sashimwe. Haleluya. Arangije ngo babagira abasheri, babagira n'abavomo. Niba hari abantu batuzi neza, abasheri n'abavomo. Abakozi bo mu rugo batuzi neza, ahubwo iyo umukiza mu gikari inyuma ukamugira umusheri n'umuvomyi, niho agiye kumenya. Azi niba nyir'urwo rugo abanza kunywa ijage y'igikoma mbere y'uko bamushyirira itasi ku meza. Arabizi. Isheri n'abavomyi ni abantu bazi. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Baba bagiye kubamenya neza. Tugaruke hano. Amen. Tugaruke hano. Baba bagiye kubamenya neza cyane. Bazi ibyo babakoreye. Sashimwe. Twitondere cyane ibintu twinjiza tutabashije Imana. Birangira bidukoreye ibintu bibi cyane. Ntabwo bababaniye nabo, ntabwo babarebereye, babanye nabo bakajya biyasubiza inkwi, bakajya bajya kuvoma, baragenda babagaragu babo, ariko batabakunze nabo bazi ko badakunzwe. Barabanye, icyo gihe kirarangira. Imyaka iraza, iyindi iraza. Twongera kumubona muri Samweli wa 2. Haleluya. Muri Samweli wa 2 reka tubasome. Abari bamusoreze. Samweli wa 2 tugiye gukomeza kureba abantu b'i Gibeyoni. Samweli wa 2 mu bice 21. Aravuga ngo iki? Ngo abantu b'i Gibeyoni bihorera bukeye ku ngoma ya Dawidi, bahatera inzara imara imyaka 3. Uko yakurikiranye, Dawidi asobanuza Uwiteka aravuga ati, bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi, kuko yishe abantu b'i Gibeyoni. Maze umwami ahamagaza ab'i Gibeyoni arabibabwira, kandi ab'i Gibeyoni ntibari abo mu muryango wa Isirayeli, ahubwo bari Abamori baturutse ku icumu, kandi Abisirayeli bari barasezeranye nabo, ariko Sawuli yashakaga kubica abitewe n'ishyaka yagiriraga Abisirayeli n'Abayuda. Dawidi abaza abantu b'i Gibeyoni ati, mbagirire nte? Natanga
musabire gakondo y'Uwiteka. Ab'Igibeyoni baramusubiza ati icyo dushaka muri Sawuli n'umuryango we si ifeza cyangwa izahabu kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isiraheli. Nawe aravuga ati uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati uwo mugabo watwivuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isiraheli byose, nimuduhe abagabo barindwi bo mu bahungu be tubamanike imbere y'Uwiteka ibw'ibyo kwa Sawuli intore y'Uwiteka. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tumaze kubona abagabo baje bariyobora, sibyo? Bakorana isezerano n'Abisiraheli, nta kindi kintu bari bubakorere. Babagize abashenyi, babagize abavomyi kuko ntibafite uburenganzira bwo kubica. Guhera kuri Yesuwa haciyemo abacamanza, haciyemo abami, kugeza kuri Sawuli. Sawuli aje abaza inkuru zabo, arabaza ati aba bantu b'Abamoni bavuye he? Ko twe turi Abisiraheli tukaba turi Abayuda, ubundi abo baturuka he? Aravuga ati aba ni abantu baje biyoberanya kuri Yosuwa, bamubwira yuko ngo baturutse kure akorana isezerano nabo. Arangije aravuga ati aba bantu ni indyarya, aba bantu ni indyamirizi, aba bantu n'ubwoko Imana yatubwiye kuri bo. Barabafata arabica. Amaze kubica, ijuru rirababara. Dore ikintu cyababaje ijuru. Ijuru cyaribabaje, byababajwe n'uko babishe barakoranye isezerano. Imana ihagarara ku isezerano. Ndashaka kuvuga mu isezerano. Iki isezerano. Kuba turi abakristo nuko dufitanye isezerano na Yesu. Haleluya. Kuba ariko ndagira ngo mubwire, igihe kimwe Imana igarura iyo dosiye. Avuga ati iyi dosiye nigaruka, narababaye mwishe abantu b'Igibeyoni kandi dufitanye iki sezerano. Inzara iratera, ariko itera hano umwami uzi gushyira amavi hasi, ari umwami Dawidi. Ntabwo yigeze abikora adashobanuje Imana. Arayegera, arayinginga, arayibaza ngo Uwite, niki gitera inzara mu gihugu? Tubwire habaye iki? Imana ihita imubwira ako kanya, iramubwira ngo murazira abantu b'Igibeyoni. Sawuli yishe abica dufitanye isezerano rya Isiraheli. Kubw'ibyo rero mubabaze n'abagome we n'abagome, mubabaze icyo twabakorera kugira ngo inzara ishire mu gihugu. Mugende mu bindi uswinginga umunyamahanga rero wizana, uzi kujya imbere y'umuhindi ukajya kumwinjiza. Uri Umwisiraheli kabisa, umuyuda wemerwa n'Imana, ukajya kwinginga umuhindi. Muyakuzi umuntu Imana yakubwiye kurimbura, ikamuguhaho n'ubutware, ariko kuko utabaye maso noneho yakugizeho ubutware. Mana duha amaso. Mana duhe kukumva we, duhe kukumenya, duhe kugusobanukirwa, duhe kugendana nawe, duhe. Mana biduhe muri aya masengesho. Mana biduhe muri aya masengesho turabisabye. Mana ntabwo twabasha urugendo. Abahinzi ni benshi, abanyekanani ni benshi, abayebuzi ni benshi. Basabye ikintu gikomeye kijya kibabaza umutima wawe. Satani ntabwo adukunda. Amen. Satani ntabwo adukunda habe na gato. Basabye ikintu gikomeye, baravuga ngo nta feza dushaka. Abahinzi baratwanga, abahinzi baratwanga, umunyakanani baratwanga,
tukabamanika ku giti tukabarorera. Urumva abo bantu basezeranye nabo biroroshye? Musubize, biroroshye? Turashaka Abisiraheli, turashaka abana b'umwami uw'Imana yasutseho amavuta ngo baramusaba. Satani aradusabiriza. Turashaka abana b'umwami tubamanika ku giti isi yose ibabone. Satani yirirwa adusabiriza ashaka ko abana bacu isi yose ibabone, ashaka ko abana bacu isi yose ibabone, ashaka ko ibyacu isi yose ibibone tukaba ibishungero. Ariko yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Tutamukanyaga ubwo dufite ubwami bwa Yesu tugendana nabo. Yatsinzwe, atsinzwe. Turashaka abana b'umwami. Dawidi arapfa aravuga ati musabwe ikintu gikomeye. Abahungu kandi abahungu barindwi, ariko kuko aricyo cyari kumara inzara mu gihugu, Dawidi arabata arabica abamanika ku giti. Sikatubwire Satani muri aka sengesho, ndakubwirira mu mbaraga z'Imana isumba byose, abana bacu si ibikinisho byawe. Abana bacu ntabwo ari ibikinisho byawe. Ingo zacu si ibikinisho byawe. Siraho tubihakane, ntabwo ari ibikinisho byawe. Kandi ntabwo turi ibikinisho byawe. Topaya bose umurimo w'Imana si igikinisho cyawe. Ntabwo ari ukinira, ntabwo ari ubigira ntabiriza. Oya, hari ibintu twazi. Ninde watubarinda umwana w'umukozi w'Imana? Ni umurokore wari uri muri korali. Ninde wishingiye? Ninde wabaye umugambanyi? Ninde wigize umuhivi? Ninde waje azanye imvumba zitotse? Ninde? Amen. Barabamanika, babashyira ku kabarore. Isi yose irababona. Barabamba abana b'umwami Sawuli bamanitswe ku kabarore, ariko havamo umugore w'intwari, umugore witwa Risipa. Imana imuha umugisha, harimo abana be. Aravuga ngo nibyo ndabibona ko babamanye
Amen. Kaduha Imana icumi. Barapfa we barapfa. Inkuru igera kuri Dawidi ko Risipa yanze kuva ku ntumbi z'abana be. Dawidi aravuga ngo niba hamaze amezi angana gutyo guhera mu itangira bagitera kugeza basaruye nimugende muhambe izo ntumbi. Aragenda barazihamba. Ariko se zishwe nani? Zishwe n'abandi bacumbikiye. Reka nsoze nkubwira ngo ibintu ncumbikiye muri wowe bizagukoraho. Warakijijwe wanga guhinduka. Urakizwa ugira akantu ushyira kugira abantu ushyira muri gereza, urafunga ushyiraho n'akagufuza. Urakizwa wanga kuva mu busambanyi. Urakizwa wanga kuva mu bujura. Urakizwa wanga kuva mu buhehesi. Niba urimo kureba za porogaramu iwawe, ibyo bintu wasize mu mutima wawe bizakurinda. Shatse wakizwa neza. Ni umunsi wa kabiri. Shatse wakizwa mwe. Ushatse wakizwa. Wakizwa. Uko ibyo usizemo wageze ubushenyi n'ubuntu. Wiri kamere y'iwacu ngo abahungu b'iwacu ubundi tugira amahane kandi twihagararaho. Yesu ntarageraho. Yesu yagezemo. Ni umwami w'abami. Ni intare mu muryango wa Yuda. Ararwana kandi akanesha. Ajya arwana na za ndagoni ziri mu mitima yacu. Zubarare. Zubarare. Kubera yuko turi abantu badasanzwe. Twakiriye isanduku y'isezerano mu mitima yacu. Ibyarimo byose ni byubarare. Abaheka abanyakanani abahizi mwubarare. Mwubarare imbere y'isanduku y'isezerano. Nimwubarare. Mwubarare. Cyangwa buriga kubera yuko Imana yacu irakomeye. Ntazumene kumeneho ihereho. Imana yacu iragopa yasiyo. Irakomeye. Uri hano mu mutima wawe harimo umuhigo. Uri hano ufite umutima wumva ugikunze ibyaha, ugifite kwiyoberanya, nyamara wasezeranye isezerano rikomeye. Umugore, umugabo, umukobwa, musore, wasezeranye isezerano rikomeye. Imana ntizakureka kubera ko warasezeranye, wakiriye agakiza, wakiriye umwami n'umukiza. Ariko Imana iragusaba ngo niwaba ufite umuhimbi we uteshejwe, haguruka gusengera Imana. Muri izi mbaraga z'Imana haguruka gusengera Imana. Ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye umwuka w'Imana, ukeneye amatwi y'umwuka, ukeneye kubona, ukeneye kumenya ibyiyoberanya byose ibyo ari byo, urabikeneye. Ukeneye imbaraga zo gusenga. Haguruka gusengera Imana. Ndashaka abantu bafite ibintu by'ibyaha byabananiye tubikubitire muri aya masengesho. Ibyo bintu biyoberanyamo bikabizigiraho n'umuhati wa n'umuhigo wa n'umwamani. Uzaza tumukubite ava imbere yawe. Imbaraga z'Imana zibona aho zikorera. Uwatambuka by'umwihariko aze hano. Ufite ikintu cyakunaniye ukibitse biki? Abantu b'abandi bafungiranye mu mutima ngo niba nabo bari kuwase nakubabarira mutesi ko we Yesu yakubabariye. Uyu mugabo yarashatse ngo arebe rwose uzi ko hano harimo abantu bafite abagabo b'abandi.
rondora imitima y'abantu baze baci kuko imbaraga zawe ziri hano. Haleluya. Ndashaka kubaza, harimo umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza utaramwakira arahari bazamura akaboko. Abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo bangire hariya, ndaje tubamurike imbere y'Imana, Imana irabagirira neza. Mubabare mujye hariya hano kurikira, hano ni kwa muganga zoterana hano bose ukaba utarakira Yesu, ukaba ushaka izo mbaraga zo kwakira Yesu, wamwakiriye yigira hano, abataramwakira bangire hano. Reka dukomere Imana amashyi kuri aba bantu Yesu aduhaye. Uko ababo bakeneye imbaraga. Haleluya. Hanyuma pastor aramfasha muri icyo gikorwa, agiye gusengera, hanyuma asengera abakijijwe. Imana ibamugishe. Komera Yesu amashyi, komera Yesu amashyi. Hari ikintu rero dutuze gatoya, hari ikintu abantu bajya bamenyera njyewe ntakunda, kandi nukomeza uruyu urya uzahura n'ingorane. Niba Imana ihamagaye umuntu wagize amagambo menshi ukanga kuza, ejo narababwiye ngo aya masengesho ntarangiye utihanye, ngongera kumva ngo uri mu magambo, ngongera kumva ngo wasambanye, nzajya mpita guhagarika. Niyo mpamvu aya masengesho ari hano. Watambutse kuzi gufite abantu wimitse mu mitima, kuzi gufite umuntu utababariye, kuzi ko wakuyemo inda, kuzi ko wisize imiti, kuzi ko wagiye mu bapfumu, kuzi ko uraza umugabo wawe ku ijoro, kuzi ko hari abantu utavugisha bitewe n'uko mutaturukanye i Nyanza, abandi mutaturukanye i Bugande, abandi mutaturukanye i Burundi, kuzi ko ibyo bintu bifite, watambutse tukamusengera ukaba umukristo. Sura ndagukunda kuko ukuri kwe ndagukunda, kandi ijambo sura vuze urishize mu bikorwa ukemera ugahinduka, pasiteri aje kutwigisha tugahabwa umugisha, twataha amahoro. Ntukeneye imbaraga zo kubana n'abantu, hari abantu wanze, hari abantu wateranyije. Ntuzi ko muri karitsiye utagira icyo uvuga bitewe n'ukuntu wumva abantu basa baragukomerekeje, watandukanye icyo gikomere Yesu akakumva. Hari undi muntu womora muri famiye yawe, ntuzi ko hari abantu utasura, ntuzi ko hari umuntu utagera iwawe, watandukanye icyo gikomere tukagisengera, tukakira umuhanuzi w'Imana, tumeze neza. Gwino hari abantu bashize mu mutima, hari abantu bakubabaje, tambuka, ndagira ngo dusenge, tambuka.
waruvamo mwina musengere Imana iri hano mwikore ntagire umuntu gucumuza ntagire umuntu urebaho sanga igikomere cyawe kuri Yesu wumvise rubarugo waruvamo wumvise abana babata wumvise bakwiyahura wakurije umuntu amafaranga ntiyakwishyura mwina musengere nanjye byambayeho uretse gatoya nafashe miliyoni ahantu umugore arabizi nyihereza umugore w'umupasitoro kandi mutabara yanze kunyisha kandi mfite na sheke ye nshaka kujya kumurega birananiwe ndamwihorera narakomeretse nanjye ndavuga ngo umugore w'umupasiteri kandi ayo mafaranga nayamugurije ahantu sinayanjye byamfate ko njyewe nishyura hahandi urabona aza guseba rero njyewe umupasiteri narihanganye wewe waravuze nibabwiye kugira ngo nawe ubyumve wowe ntabwo wihanganye mu itsinda barakuvuze wumva urabishe baradapfa njyewe naratuje n'urugamo naricecekeye naramubwiye ngo uzajya umara ibonye sinzakurega ndakubabaza kandi mfite na shekeye mfite n'urwandiko yanyandikiye ubu rero kubera imbaraga nkeya ntabwo wakwihangana ariko njyewe ngize imbaraga zo kwihangana tambuka muri amasengesho Imana iguha imbaraga zo kwihangana Imana imbaraga zo gukomera wabyaranye n'umuntu ahita akujugunya wumva mwana wamujugunya muri tuwarete tambuka tugusengere Imana iguha imbaraga aya masengesho y'iminsi 7 ni amasengesho yo kugira ngo nuva mu kwezi kwa 7 nta muziro nta cyaha nta mbaraga za karande Imana ibaha umugisha ko muje Imana ibaha umugisha wowe niba wumva umutima utagucira urubanza wiyicarire ariko niba wumva umutima urakubwira ngo ariko se kuba wanyweye inzoga ariko se kuba wavuze abandi tewe ndumva itorero narivamo ndumva pasiteri ndumva mwomeretse buri munsi bashaka amafaranga tambuka tugusengere ugize Imana tukayakwaka ugakorera Imana bigutwara iki ko n'ubundi yajyana mu bapfumusi Yesu abayimbaraga tuje kwiga ijambo rya kabiri tumeze neza zamura ibiganza Tanga Mwami Yesu naje imbere yawe hari icyo nari mfite mu mutima bimaze iminsi birwaniramo maze iminsi mfite umubabaro maze iminsi mfite agahinda ariko nje kukwegera nta wundi wampumuriza nta wundi wampa amahoro nta wundi wampa kunesha uretse wowe Yesu usabye imbaraga zo kunesha mu baturanyi mu rugo rwanjye muri famiye yanjye ku banyambuye ku bangerageza ku bandoze ku batuma nasabana n'Imana muri uyu munsi muri aya masengesho ndashaka ngo Imana indorere dayimoni unyobora ndamwirukanye muri aka kanya nirukanye abadayimoni banyoboraga izina rya Yesu ariko y'amasakata zamura ibiganza bahe pasiteri yani mikoro hazasenga Imana zamura ibiganza zango nonaha nakira imbaraga z'Imana muri jewe zo gukomera bahereze pasiteri umushumba mikoro aba n'abantu Imana ituzaniye cyane mikoro hereze tati imyaka Imana yatuzaniye dore umusaruro w'aya masengesho n'umunsi wa kabiri turashimira Imana kuri aba bantu ibi ni byo Yesu yaduhamagariye zamura ibiganza tugiye kubasengera uyu ni umupasiteri Liliane uyu ni umushumba nanjye ni umushumba